Ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro gitambuka buri munsi ku cyumweru isaa moya n'igice kuri televiziyo Isibo, kikaba kinanyura kuri YouTube. The Barbara Show muraza kubibona kuri screen hasi. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze kifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo, ubuhamya, akazi bakora, ibintu bitandukanye kugira ngo twungurane ibitekerezo, ibyo bitekerezo bibashe guhindura ubuzima bwacu. Ushobora kugira icyo wunguka ku muntu mukuru, cyangwa se ushobora kuba umuntu mukuru wareba umujene cyangwa se urubyiruko, nawe ukagira ibintu bitandukanye wiga by'uburyo wahindura imyumvire yawe bijyanye n'igihe tugezemo. Uyu munsi rero muri urwo rwego rwo kuganira n'abakuze n'abakiri bato, natumiye umuhanzi mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko si umuhanzi w'ejo bundi. Ni umuhanzi uhuza ibihe bitandukanye, ni umuhanzi tuzi kuva kera, ariko akaba ari n'umuhanzi n'ubu turamuzi gusa ntabwo asaza. Yitwa Ben Kayiranga. Abenshi mushobora kuba mumuzi, ariko urubyiruko rudukurikiye uyu munsi mushobora kuba mutamuzi. Ben Kayiranga ni umuhanzi, ndibuka indirimbo za mbere kera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, televiziyo Rwanda ikora indirimbo za mbere za kera, ari mu bahanzi bakundaga guca kuri televiziyo Rwanda kenshi. Indirimbo ze rero twakoze tuzumva, turazizi, tuza amagambo, hari ukuntu wumva indirimbo ntikuve mu mutwe, tuza amagambo. Yakundaga kuririmba indirimbo ziri positive, zubaka umutima, zisubiza icyizere mu Banyarwanda, zidufasha kureba imbere nyuma y'amahano twari tuvuyemo. Ben ariko ntiyavuye mu buhanzi, n'ubu aracyari umuhanzi, n'ubu afite izindi ndirimbo yasohoye, ariko numvise ko hari ibintu byinshi twamwigiraho. Wenda abahanzi bubu hari ibyo bamwigiraho, ariko natwe mu buzima busanzwe hari ibintu twamwigiraho, nk'ukuntu ushobora kujya mu kintu ntukivemo, nubwo gishobora kuba gikorwa n'abandi bantu, ariko nawe ukakigumamo. Mu Cyongereza niho bakunze kuvuga ngo stay in the game, cyangwa se guma mu gakino. We aracyari muri the game, cyangwa se aracyari umuhanzi. Ndumva hari ibintu twamwigiraho bitandukanye. Ikaze Ben Kayiranga. Nakuze numva imiziki yawe, numva indirimbo zawe za freedom, waririmbaga ibintu byubaka imitima y'abantu icyo gihe. Urebye mu buzima bwanjye n'ukuntu nakomeje gukunda igihugu cyambyaye, nyuma y'ibyo umaze kuvuga, kuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nari mfite imyaka 29 ariko ntangiye akazi, ndi mu kazi, ndi umutekinisiye mu mashanyarazi, ariko nkaba n'umuririmbyi nyine. Nza kwibaza ukuntu ibintu byose igihugu cyacu kinyuzemo, akababaro k'abantu, ni gute nanjye ubwanjye ashobora gutanga umusanzu wanjye kugira ngo tureme imitima y'abantu. Icyo gihe n'umuhanzi nyakwigendera Jean Christophe Matata n'umuproducer twari dufite icyo gihe muri Belgique, ko navaga France nkajya Belgique gukora iyo muziki, nza kubasaba kunkorera indirimbo Freedom, twongeraho n'indi yitwa Ngwino. Uwo muproducer nawe witwaga Albert Brion, turakorana. Matata za noneho no kuba inshuti yanjye, ko nari fan we kuva kera nyiri muto, dukora projet zo gukora Freedom na Ngwino. Nza mu Rwanda icyo gihe hari muri 1997, ibintu bitaramera neza nk'ubu, ariko nyine televiziyo Rwanda iramfasha. Icyo gihe indirimbo zirasohoka. Kubikubwira kuri njye, ntabwo nigeze nitega ko hashobora kuzavamo ikintu gikomeye, ko n'igihe wenda ukora ikintu ariko kikuvuye ku mutima udafite plan yuko cyaba ubuhanzi. Nuko nyine abantu, mama wanjye yarakiriho icyo gihe, yakundaga kuza cyane mu Rwanda gusura basaza be, mes oncles. Arambwira ati be, uzi ko ahantu hose nsigaye mvuga ko ndi mama Ben Kayiranga, ndi mama Freedom. Mama turabeshya, atubyukiye mu Rwanda, iyo ndirimbo rwose irakunzwe. Ubwo njye nahise nisubira mu kazi, ko nari maze kubyara umwana wanjye wa mbere w'imfura. Ntangira kugaruka rero, igihugu nanone kiranyakira, kinyereka ko indirimbo bayishimiye. Ntangira gukora za Fespad, no muri diaspora ntangira kumenyekana. Ufite namenyekanye ariko indirimbo ikunzwe hano. Ubundi muri Europe ntabwo nakoraga umuziki uri professionnel.
indirimbo rero irakuze nibwo winjiye mu buhanzi? Nararimbaga kuva kera, nakundaga kuririmba indirimbo z'igihinde, nakuze nkunda kuririmba z'igihinde ben. najyaga mu mafilime y'igihinde, nakuriye hariya kuri plage ku Gisenyi. Akaza umugabo witwaga Rugaravu watuzanaga amafilime, noneho nafataga imiziki cyane na melody. Abahinde rero hari ukuntu bahogoza nk'abanyarwanda, noneho nava muri sinema nkajya kurimbira abandi bana bakampa n'ibicere nk'abantu umuririmbyi w'indirimbo z'igihinde. Niho inspiration yavuye, ndakeka n'ukuntu bafite douceur mu muziki wabo. Twebwe abanyarwanda turayifite mu majwi, muri melody za kinyarwanda, ariko hari igihe tutaba tubizi nyine ko twabivukanye, biza kuba developer nyine ntangiye gukora muziki. Ahubwo no mu France aho mba haba abantu baza kumbwira ati se wajya uririmba nka biriya bintu by'abafaransa bya variété bigurishwa. Ndabwiye iki kintu nzi kuririmba rero ni gakondo. Ntabwo nari naramenya ko ari gakondo, ariko ni intwatwa, ni ibintu wenda navukanye muri famille yanjye, sinzi ko harimo abantu babikoraga nkahogoza bagashaka ko ndirimba ibindi, ariko ngiye biranyangira. Ntabwo navuye mu gakino, ahubwo ntabwo nigeze nsinya contrat nabo kubera ko bashaka kundirimbisha ibyo nashaka. Cyamfashije nuko nayifite diplome yanjye ya technicien mu mashanyarazi, nkajya mfata noneho no muri freedom no muri ngwino, nkafata mu economy yanjye, mu mafaranga yanjye, nkikorera ibyo nshaka, nkikorera ibyo nanjye nkakora n'uwo nshaka. Byampaye possibilité yo gukora nisanzuye, nta pressure, nta pression mfite yo kuvuga ngo ngiye gukurikira abandi ibyo bakora. Nanjye rero imbaraga zo gukora ibimba ku mutima. Ibyo mubona rero dukora bimara igihe, bikamara igihe mutibagirana, nuko babifatiye igihe babikuye ku mutima. Akenshi abahanzi babikoze bagiye nko muri business gusa, usanga bitabahira kora ko biragaragara ko utari mukuri. Ariko hari n'ukuntu wenda byumva watangiye ubuhanzi ari ikintu kivuye mu mutima, ufite umutwaro wo kuganiriza imitima y'abanyarwanda icyo gihe, ariko hari n'ujya mu buhanzi uyu munsi ashaka amafaranga. Nyine ubwo warumbajije icyo gihe, noneho wenda turaza kugera muri iki gihe. Abagiyemo icyo gihe ari amafaranga ntibyatinze, uretse ko harimo n'inzitizi zitandukanye. Harimo n'amahirwe, harimo no guhura n'abantu bagomba kugufasha. Mbese bisaba process, isaba kugira ngo njyewe nta mu manager nigeze, wenda yonza kuba mfite n'umumanager, hari ibindi byinshi nari kwiyongera mu buri muhanzi abagomba kuba afite equipe umufasha kugira ngo atunganye bimwe na bimwe. Ntabwo waba umuririmbyi w'umucuranzi umukore producer yawe ujye no kugurisha ibihangano byawe, biba bimugoye. Nicyo kintu navuga kera twaburaga tukikorera ibintu byose, ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Ufite nk'abantu 3-4 bakurebera uti wambaye neza, ukora gutya, ntuvuge ibi, ugasanga umuhanzi arimo aratera imbere. Hari ikintu wavuze, wakoraga wakoze izo ndirimbo uba i Burayi ukazohereza mu Rwanda. Birashoboka ko umuntu ashobora gukora ibintu ari hanze y'u Rwanda ariko agaterera imbere mu Rwanda, ubu par exemple ubuhanzi cyangwa n'ikindi kintu? Ikintu naje kubona birashoboka, ariko ibitanga imbaraga n'ibituma ugira succès na durée, kuramba mu kazi, nuko iyo ufite ahantu ukomoka. Iyo udafite ahantu ukomoka nyine ubwo bakabase turakubariza he uruwahe. N'icyo gihe u Rwanda hariya muri biriya bihugu byatwakiriye, hari igihe bavuga ko uri umunyarwanda bakakureba bakanura amaso. Ubu ngubu byabaye ishema kubera ko ibintu byinshi byarahindutse, ariko urebye histoire yacu baturebaga ibitsure, ariko ubu ngubu nyine tugomba kugenda twemye kubera ko tuzaho tuvuye naho tugeze. Dusunike rero tuze mu buzima bw'uyu munsi. Uracyari umuhanzi, hari indirimbo zitandukanye wagiye ukora, hari niyo numvise imaze iminsi, nuko uwo mwayiririmbanye ari inshuti yanjye, umuhanzi witwa Dani Vumbi, ni inshuti yanjye, twarakoranye.
rero numvise iyo ndirimbo ndavuga Ben Kayiranga aracyakora umuziki uryoshye. Denis Vumbi ni inshuti yanjye kuva kera yigeze kunyakira ari animateur muri radio. Hanyuma nzi ko yandika indirimbo nyinshi, afite impano yo kuba azi no kuririmba ariko azi no kwandika. Ni jyewe bimwisabiye, ndamusaba rwose abahanzi benshi ni ukunda kubisabira ko iyo mbakunze numva twakorana. Hari n'abandi twakoranye, hari The Ben, besi benshi maze gukora album y'indirimbo 26 zirimo amafisharenye gusa. Nicyo kintu nirambyeho cyane kuko naje gufata igihe, naje kuntwara igihe gukora album zanjye bikantwara n'amafaranga menshi, ariko bimaze ufite umuryango, ufite famille, abana n'iki, ntabwo ushobora gukomeza kuinvestisa utakaza. Ahubwo naje gusanga harimo imbaraga yo gufatanya no gufashanya n'abandi bahanzi, kuko bikongera public ye, noneho bikagarurana ya public yawe, ugasanga public y'abajene n'iy'abakuru n'iki nta gusigara inyuma, uracyari mu gakino. Kandi noneho na plaisir, uburyohe bwo gukorana n'umuntu ukunze, mukabanza mukaganira, mukandika iyo ndirimbo. Njyewe ni ibintu nahisemo kugira ngo niharire album yanjye, ngende nkore indirimbo 15 havemo wenda n'imwe cyangwa ebyiri zikunzwe, izindi zikazakundwa wenda n'imyaka nyuma y'imyaka myinshi, ariko ukora indirimbo imwe gusa ukayisunika, hanyuma ukongera ugakora n'abandi. Nabonye birimo agaciro kenshi kurusha kwibanda kwikorera ibintu byawe wenyine personal. Yego, turagaruka ku buhanzi utari mu gihugu, utaba mu Rwanda, donc uraza ukagenda, ukaza ukagenda. Ni izihe nzitizi wagiye uhura nazo cyangwa se ugihura nazo zishingiye ko udahari, nubwo yego uba ufite ama-featuring, ariko ukurikije nk'umuntu waba wicaye i Kigali akora umuziki we i Kigali, nawe uri hanze ufite izindi nshingano, ufite umuryango, ufite akandi kazi, kandi nk'uko wabitubwiye mbese ni one man team, nta equipe ufite mukorana. Inzitizi zikomeye uhura nazo nizi cyangwa wagiye uhura nazo nizi? Hano mu Rwanda sizi ni ukutagira iyo equipe nyine ifasha, cyangwa se mu manager hano umuntu ndebera ibintu byanjye, wagiye yaba kubikurikiranira hafi ya buri munsi. Ariko nanone birumvikana, ntago mpaba kumbona nkunze nkore promotion ku kintu gisohotse, ntago biba byoroshye, bisaba gufata igihe nkaza mu nishwa. Ariko nanone ndakeka ko ari byiza kuza utaza gufata igihe cyo kuza wateguye ikintu cyiza. Hariya rero nanone tufite urundi Rwanda, ni diaspora. Yego, diaspora yacu nyinshi, yaba yo muri France, yaba muri Belgique, dufite ukuntu bakora ibitaramo tukabonana, tugasabana, bituma nta pressure yo gukorana umuziki tugira. Igihe cyose usoreye indirimbo uzi ko yaba hano yaba hariya abanyarwanda barahari bazayakira. Hari ikintu cya diaspora uvuze, ku giti cyanjye ndashima Imana ko dufite diaspora iri connecte ku Rwanda. Usanga barabateza imbere nk'abahanzi, bareba content zacu, bareba ibiganiro byacu. Donc diaspora ifite ukuntu irimo kuzamura creativity cyangwa se ubuhanzi, haba ubuhanzi bw'indirimbo, haba ubuhanzi butandukanye, ariko creative world hano mu Rwanda kabisa diaspora itera inkunga. Ukora umuziki na hariya, ugira ibitaramo byawe hariya, bimeze gute? Hariya ibitaramo turabikora hagati yacu, n'ikintu cyaduhaye imbaraga cyane ni guverinoma yacu. Buriya twaje mbere nyine muri Kamanensi, nyuma yaho Kamanensi n'aho twigera turabavugizi, turi intumwa z'u Rwanda. Noneho haje kuza n'ikiriya kintu tujya dukora cya Rwanda Day. Buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane ku banyarwanda benshi, ababasha kuza baraza, tuza turi ibihumbi n'ibihumbi. Ni ikintu cyatuzanyemo kubana hafi ya tunanatinyuka, tuzi abo turi bo, tuzi ibyo dukora, tuzi ibyo dukunda, tugomba tuza abakunda igihugu cyacu, n'abadutegereje ko bagaruka. Donc
kuri nge birihuse cyane ubu ngubu umuziki urihuta kubera iterambere. Abahanzi hano ndakeka ko batarawumva imbaraga bafite muri twe hari hanze, kandi barazifite nyinshi, barazifite, ariko ndakeka ko ntabwo barumva, bo ntibarumva uburemere bifite, kubera ko ubu ngubu mbikubwira ntabwo ushobora kumara umunsi abana banjye cyangwa njye ntumvise indirimbo iwacu. Mbere twaratahaga kubera wenda karite yarahindutse, nanone babishyizemo imbaraga nyinshi, umuziki urasukuye, amagambo ni meza, ni Ikinyarwanda, hari ababikora neza. Donc turicara tugashyiramo YouTube kuri televiziyo, tukumva imiziki iwacu, tukabyina, tugatelefonana, tugahana imiziki atese wiyingiye yakugezeho inshya, Bruce Melody, undi Deben, Medi. Donc dushobora kubaho umwaka wose dukurikiye ibyo iwacu gusa tutareba iby'abandi. Bon, abana bacu surtout ko nibo rubyiruko rw'ejo basigaye baririmba Ikinyarwanda, kandi natwe byaratunaniye kukibigisha. Ugasanga nta mwanya tubifatira, nta mwanya tubifatira. Ugasanga noneho abana bumva aya makuru yacu bazagerageza gukuramo utugambo. Mbese ndabona imbere yacu ni heza pe, ku bijyanye na art, ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu. Tusigaye u Rwanda nyine urabona ahantu izuba ririmo rarasa ahantu hose, uvuga izina u Rwanda noneho bikakwibagiza cya gihe barurebaga igitsure, ukabona abantu batangiye guseka. Bituma biguha imbaraga zo gukora, ugashyiramo, ugashaka gukora karite nziza kugira ngo tudaseba. Yego, urakoze cyane Ben. Ushobora kuba winjiye cyangwa se nibwo ugicana televiziyo, nibwo ugicana YouTube, usanzemo ikiganiro The Barber Show. Ni ikiganiro nk'uko mpora mbivuga gitambuka buri munsi ku cyumweru isaa 8:30 kuri Isibo TV no kuri YouTube channel yacu. Mushobora gukomeza kudukurikira n'ibindi biganiro byatambutse. Nimba uje utatangiranye natwe, turimo turaganira na Ben Kayiranga, umwe mu bahanzi batangiye uyu mwuga kera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aririmba indirimbo za Freedom, ngira ngo abenshi mushobora kuba muyizi, hari n'abatayizi bejo bundi, ariko amaze igihe mu buhanzi kandi aracyahanga, aracyasohora umuziki. Twaganiraga ku ruhare rw'iterambere mu kugeza hanze amakuru y'igihugu cyacu, ibihangano byacu, n'uburyo nabo hanze ba beneficia cyangwa se babyaza umusaruro ibihari. Ntuveho, nyuma yo kwamamaza turagaruka dusoza kino kiganiro. Tuguhaye ikaze nanone ku kiganiro The Barber Show. Turimo turaganira na Ben Kayiranga ku buhanzi, kuba umuhanzi igihe kirekire, ntuve mu gakino nkuko bajya babivuga, ugakomeza kugira umumaro, ugatanga umusanzu mu gihugu cyawe. Wenda wowe ntabwo ari ubuhanzi, wenda wowe ushobora kuba ufite ikindi kintu wakora kigatinda, ariko ukaba strategic cyangwa se ugashyiramo ubwenge mu buryo ukora ibintu byawe. Mu kiganiro twari twakoze, nimba iminota ya mbere yagucitse, hari ikintu numvise Ben Kayiranga yavuze, strategy yo gukorana ibihangano n'abahanzi bari mu Rwanda. We ntabwo ahari, ntabwo abino, ariko akorana n'abahanzi hano mu Rwanda bakaririmba indirimbo zitandukanye. Ni imwe muri strategy yo gukomeza gukora, gutanga umusanzu, ariko no gukomeza gukuza ubuhanzi bwe. Wowe rero ushobora kuba uba hanze y'u Rwanda cyangwa uri no hano mu Rwanda, ariko ukeneye nko kunguka ubwo bwenge. Burya hari interuro bavuga mu Gifaransa ngo l'union fait la force. Ushobora gufatanya n'undi muntu ugakomeza gutera imbere. Nta muntu utera imbere ku giti cye wenyine, kandi nta muntu wihagije, ntabwo wihagije, biterwa ahubwo n'ubwenge ugira mu kumenya abo mukorana nabo. Ben, wavuze album wasohoye? Indirimbo ya The Ben tuvuge. Mu ndirimbo zanjye nakoze nta nimwe yigeze igira miliyoni. Njye nyine yego nkoranye na The Ben, Only You. Yego
miliyoni 400 indirimira urumva ko n'abana batari banzi ubu ngubu kubera ko wakoranye n'umusore bazi iki gihe The Ben nakunda ijwi rye aje muri Belgique mfata imodoka mva muri France njya kumureba yakoze igitaramo ndamubwira Petit The Ben ndagukunda amarangamutima yanjye nyine ndasohora dukorana indirimbo Only You ni mpamo yagize amasuccès menshi cyane abantu barayikunze yafite amagambo meza y'urukundo yubaka donc ubwo urumva ko bishobora guha exemple n'abandi bahanzi kutifata ngo ube wakora n'undi kubera ko agufasha none gutera imbere yego cyane nk'umuhanzi uri hanze y'igihugu kumenya abo akorana nabo mu gihugu hano mu Rwanda icyo gihe muri iyo miliyoni 400 y'abantu bayirebye wenda navuga ko yarebwe na 80% 80% z'abato batari bakuzi icyo gihe batazi izo ndirimbo za kera noneho kuri album urugiye kumbazaho album nshyashya ufite album ya nyuma nakoze yitwa Ntusige rero nayikoranye n'umuhanzi ukomeye muri France nanone ufite amaraso y'abanyarwanda witwa Lokwa Kanza papa we ni umukongore mama we Lokwa ndamuzi ni Rwandaise Lokwa twazanye hano mu Rwanda aje gutembera no kuhareba ninjye wamuzanye icyo gihe turabana i Paris arambwira ati ngiye gufasha gukora album yawe nkunda ijwi ryawe tuza hano turakora dushyiramo imbaraga nyinshi ariko naje gutengwa n'ukuntu iyo album yakiriwe kandi harimo indirimbo nziza pe ndakeka ko hari ahantu ntakoze promotion neza yego kera twajya dusohora ama CD tukayagurisha abantu bakajyana bakashyira mu modoka zabo nirengagije kuri promotion ya album internet nirengagije cyane internet ubu ngubu biri ku isoko kuri internet ariko ntabwo nabifata igihe cyane kandi nicyo gitumye uyu munsi abahanzi bamenyekana YouTube internet Ntusige rero buri gihe bashaka kwiririmba ariko simbona akanya yituririmbire ivuga iki iravuga iti ide cyangwa se igitekerezo cyayo ni ukuba uba hanze ariko hagira umuntu ushaka kugaruka iwacu ukamusaba kujyana ntagusige kandi abenshi muri diaspora nuko bibagendekera iyo muvise umuntu utashye utawumva ubundi bunda posting udufoto twano abantu bakavuga ati yebe niwe uramenya amahirwe iravuga ngo navukiye ishangi w'abandi murandi bwota amasimbi haranyota nanjye ndahota yemwe unyeneye gutaha yewe muntu ugana iwacu niba uhazi ntusige cyondi ndatujyane ntusige cyondi ndatujyane ntusige cyondi ndatujyane ntusige nyabusandinda igitoro cya nyuma kiravuga ngo burya ntaheza nk'iwanyu irungu riranyisheyi nubwo ntahaza ariko ndaharota umutima wanjye numva ndishyanga nkeneye gusubira iwacu niba uhazi ntusige cyondi ndatujyane urumva nyine ukuntu imeze wow ni indirimbo ifata ku mutima cyane Ntusige wiwi album nayo ikoze pe nikorana na Pastor P Lokwa Kanza ariko nyine urumva ibintu bya promotion n'ikintu cya social media binganisha ku kibazo ndashaka ko ndavugaga nyine ko ufite ikipe y'aba manager aragufasha wowe uri mu bindi bya technique bakayisunika yego social media urabizi ko ubu ngubu ikintu cyose kitanyuze kuri social media ntabwo kihuta ubuhanzi bw'iki gihe nanone busigaye bwihuta cyangwa se ibihangano by'iki gihe birihuta kubera social media bitandukanye n'igihe mwebwe mwakoraga ubuhanzi icyo gihe biratandukanye ko hari struggle nyinshi wagomba gucuruza amasede ugakora concert ukabona amafaranga yo kugusubiza muri studio ubu ngubu nyine YouTube irabidufashamo ikaduha amafaranga concerts nubwo zaba zarahagaze ariko ni ikintu gifasha umuhanzi kugira ngo akomeze akore mu nganzo bisaba amafaranga menshi bisaba kuba ufite equipe iruhande rwawe aba musiciens
na support wenda y'igihugu cyacu ukuntu ifasha n'abahanzi nabyo ni ibintu bikenewe kandi by'ingenzi. Ubuhanzi rero bw'iki gihe n'ubwa kirya gihe biratandukanye kuko hajemo iyo component ya social media. Wowe uhuza ute ikintu cya social media n'ubuhanzi bwawe nubwo udahari mu gihugu? Fati nyewe muri make mu by'ukuri sigaye nibanda gufasha abandi nambaye mbigabanyijeho gato. Okay. Ariko ni ubushake kugira ngo nyenza mu gakino gake ariko mfite projet zo guteza imbere kuba nafasha abajene nibyo bimpa umunezero. Nkumva ndimo ndakora ikintu na experience nkavuga nti kugira ngo batajya muri iyo mitego ngiye naciyemo, hari ibindi bintu nanjye nabigisha kumenya gukora ikintu gisukuye, kumenya guhitamo indirimbo, kumenya ibyo ugiye kuririmba, amagambo lyrics iki. Donc hari dufite abajene benshi bafite talent, bafite amajwi, bafite impano, tugomba guhaguruka tukabafasha. Abajene abafite talent ntibakanye batinya kubidusaba. Njyewe Facebook yanjye na WhatsApp birafunguye. Ukeneye conseil ntacyo byantwara kuba nafata umwanya nkamusubiza, nkumva ibyo akora, nkamuha courage. Ku abahanzi turi sensible cyane. Umuhanzi ni umuntu ugomba kwandika kandi agasohora mu mutwe mu mutima, nuko baba bakeneye support, baba bakeneye umuntu bumva. Ntihazagire umuntu uca intege umuhanzi. Nk'ufite umwana ushaka kuba umuhanzi, yego nyine agomba kwiga akaba afite nka diplome, ariko nta kumuca intege kubasuka umuntu akabateza imbere. Yes. Dusoza ikiganiro, ni iki wabwira umuntu uri muri diaspora ushaka kugira ikintu akora mu gihugu ariko adahari, wenda ataniteguye kwimuka ngo aze gutura mu Rwanda, ariko akaba ashaka kugira ibintu akora cyane cyane muri industry ya art cyangwa se mu bintu by'ubuhanzi? Bishobora kuba ari ukuririmba, bishobora kuba ari gukina filime, bishobora kuba ari muri diaspora, ariko ava muri diaspora atari hano. Ibintu biroroshye cyane kuba yabaza. Hari abantu hano bafungutse batanga information. Ashobora kubaza, ntabwo urugero kuba producer w'umuziki par exemple. Hari umusore uri Element, umwana muto ari kufungutse uri Humble, hari Pastor P, hari Clement wakina music, hari abandi ntazi nafite amazina hafi n'abajene b'abahanzi hano. Ndakeka ko bashobora kuba bamufasha kwiyintegra muri milieu. Ikintu cya mbere gusa ni ukumenya ikintu ashaka gukora. We kugitabanza amenye icyo ashaka gukora mu Rwanda. Kimenye neza ukigeho, kuko hano nanone hari igihe ngera hano ngasanga hateye imbere kurusha Burayi cyane. Haragusiga niyo umaze ukwezi udahari ugaruka warasigaye. Ngo ngubu ngiye nagiye mu bijyanye n'ubutaka ko ndashaka wandi ugiye guhinga oya ni ukubaka. Okay. Kubera ko hari igihe dusinzira cyane tukibagirwa ko yego hano tugomba kuba tuhafite imizi. Nuko ufite inzu yawe hano mu Rwanda urubatse none ugasubirayo ukajya uzi kuri iwanyu, nta muntu uza kugukomangira nyine ukaruhuka. Nicyo igihugu cyacu kitwereka ubu ngubu ko kirafunguye, imiryango irugaye. Abantu barabizi nyine ko nta kibazo dufite cyo kuza mu Rwanda, uraza ugataha ukagenda ugatembera. Ngiye maze iminsi 10 hano umuntu cyanjye twazanye w'umufaransa ushaka kugura ikibanza, ari mélange ya algérien français. Ariko mu minsi 10 tumaze amaze kwigurira ikibanza cye, kandi ntabwo ari umunyarwanda. Bibaze rero ko kuba we yarabibonye ko agomba kugura ikibanza. Donc ni gute se noneho we kavukira utagomba kuba ugifite? Ni iwacu. Bari abirirwa batwumvisha ko tutari iwabo. Tuhamaze nk'imyaka 36 njye mba muri France. Ahantu ugera bakakubwira ati ntabwo uri iwanyu. Donc rero twitegure, iwanyu ni iwanyu, twitegure.
ahubwo twipozisione tumenye abo dukorana nabo kugira ngo tuze dushinga imizi no mu bijyanye n'abahanzi mu buhanzi no mu bijyanye n'abahanzi bashaka kuza nibaze kuko bazakundwa bafite ahantu bavuye niba uri umunyarwanda ngwino hano werekana ko uri umunyarwanda hanyuma ugende ubabwire uti dore iwacu ni ibingibi dukora ni ibingibi dufite. Ikindi umuziki mu Rwanda umaze kwaguka n'abanyarwanda bakunze umuziki wabo, abanyarwanda bakunze umuziki wabo aho baba bari hose. Njya nganira na basaza banjye bataba hano mu Rwanda ariko buri gihe iyo tuvugana muri background inyuma mba numva imiziki y'i Kigali nkabwiye ko muri Kigali ati nta yindi miziki tucyumva. Reba urugero naguha, reba Meddy na The Ben. Meddy na The Ben ni mu bahanzi twavuga bakunzwe na diaspora hanze kubera ko babishyiramo imbaraga, bafite ukuntu bakora cyane nyine umuziki wabo ukamera neza, ariko baraza kandi nabo bagaragara ko bari mu Rwanda baje gukora mu Rwanda bakerekana success bafite mu Rwanda, n'abanyarwanda bazibaha ntabwo ari abanyamahanga. Success bafite cyane kuri social media n'abanyarwanda bazibaha. Nibyo uteranyije aba hano miliyoni z'abanyarwanda hano nizo hanze, ubu za miliyoni zose zizajya kuri YouTube zirareba bikagura umuntu ukabona umuhanzi ahagaze neza mu mahanga n'ahandi iwacu. Ben urakoze cyane urakoze ku mwanya duhaye. Ndishimye cyane, mfite ibyishimo byinshi ko ukuntu mwanyakiriye, nakunze n'ibibazo mwabajije ko bijyanye n'ibitekerezo byanjye. Urakoze cyane Ben. Yes, ukaba udukurikiye rero uri muri diaspora, hari term igezweho mu Rwanda ngo no kuremera umuntu. Turabashimiye ko muremera aba content producers cyangwa se abantu bakora content, ari abahanzi nyarwanda, ari abakora ibiganiro nk'iki ngiki urimo kureba, muraduteza imbere ariko natwe mugatuma tubaha ibintu bibakumbuza igihugu, tukabaha amakuru y'iwanyu, tugashimisha imitima yanyu ariko namwe mukaturemera. Reka rero mbwire abantu bafite impano zitandukanye bari muri diaspora, shortcut cyangwa se inzira ya bugufi, no gushaka kwibaza ko ari inzira ya kure, ni mu Rwanda. Uze igihugu kiragutegereje kugira ngo kigushyigikire. Abanyarwanda turashaka kumva impano zanyu, kuzibona, tuzabateza imbere kandi namwe muzaduteza imbere ko hari byinshi twigira mu bumenyi mufite cyangwa se ibintu mwungutse bidufasha natwe gutera imbere. Ndagushimiye rero ko wakurikiye ikiganiro The Barbara Show. Umwanya wanyu ntabwo mufata mu buryo bworoheje, ndawugushimira. Urakoze ku bwa like yawe, subscribe yawe, nimba ugisanze kuri YouTube please ukore subscribe kandi ukomeze gukurikira ibiganiro byacu. Turakushimiye nkuko sanzwe mbivuga buri gihe ndangije ikiganiro, mbifuriza umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.